Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, nshuti z'ikiganiro Menya Ukuri, tugiriwe neza guhabwa uyu mwanya kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana, kandi ndashimira Imana yuko ibarinze kandi natwe turinze. Uyu munsi wa none dufite ijambo ry'Imana yaduhaye riri mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 11. Ndi kumwe na Evangelist Goreti Muhongerwa, araza kudufasha gusoma icyo cyanditswe kugira ngo twumve icyo Imana ivuga. Ni mu Ibyahishuwe igice cya 3. Ibyahishuwe ni igitabo gihera cya nyuma cya Bibiliya, cyanditswe n'umuntu bita Yohana, gihari mu kirwa cya Patimo. Ariko turareba icyo uwo murongo uvuga, turebe icyo Imana ivugana natwe uyu munsi. Byahishuwe 3 umurongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 11 Byahishuwe 3 haravuga ngo, ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Hari amagambo tubona aho ngaho avuga ngo komeza ibyo ufite, ngo hatagira ugutwara ikamba ryawe. Iryo jambo ni ijambo rikomeye. Ijambo rya mbere ni komeza. So gupfa gukomeza ibyo ubonye byose, ahubwo ni ugukomeza ibyo ufite. Ibyo ufite ni ibihe? Ufite ako gakiza kawe, ufite urukundo rwawe wakundaga abantu cyangwa ukinabakunda, ufite gusenga, kandi uko gusenga kwawe Imana irakubwira ngo ni usenga bikomeze pe, kandi ubikomeze kuko nubikomeza ntawe uzakwaka ikamba ryawe. Ufite gusoma ijambo, iryo jambo ry'Imana usoma rikaguhumuriza umutima, rikakuyobora inzira yo gukiranuka. Niba ko kubikora bikomeze. Wasuraga abantu, niba wabasuraga koko ukabasura ubafitiye urukundo, ibyo bikomeze. Wakundaga abantu kandi koko uracyanabakunda, niba ubikora bikomeze. Wasengaga, wirizaga ubusa, wakoraga umurimo w'Imana, wavugaga ubutumwa. Hari ahantu umuntu agera agacika intege, akavuga ati ibi ngibi birandambiye, ngiye kubivamo, ngiye sinzakomeza gukora ibi bintu, dore ndakunda abantu ngiye ntibankunda, dore ndasura abantu ngiye ntibansura, dore ndatanga amafaranga nkafasha abantu ariko ntacyo bimaze. Ibyo ngibyo ntabwo uba ukorera Imana gutyo, ahubwo uba ukorera abantu iyo utekereza gutyo. Ariko ijambo ry'Imana no mu Bagalatiya 6:9 haravuga ngo, ntimugacogorere kugira neza, kuko igihe nigisohora muzagororwa nimutagwa isari. Haleluya. Rero aho ngaho haravuga ngo komeza, ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira ukwaka ikamba ryawe. Abantu benshi batswe ikamba ryabo bitewe no kurambirwa, bakavuga bati twebwe ibibazo bitugeze kure, ibibazo biraduteye, twageze mu bukene, no gusenga turabiretse, mbese igihe Imana twayisengeye kuki itadusubiza? Hari n'umuntu ubwira uti tujye gusenga, akavuga ati ese turasenga iki niba Imana yarabonye twaragize ibibazo, tukajya muri ibi igeragezo bya COVID-19, none ikaba abantu barimo kurwara bakaremba bagapfa? Iyo Mana simaze iki kuki itadukije? Oya, ntabwo dukwiriye gutekereza gutyo. No muri ibyo bibazo biteye gutyo, Imana ishobora kukugirira neza. Hari n'ahantu ijambo ry'Imana riravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, ngo kuko Uwiteka ari kumwe nanjye. Imana itugire neza, Imana idufashe. Komeza icyo ufite. Ese urabivugaho iki? Ni byiza cyane, ijambo ry'Imana rirakangurira abantu gukomeza ibyo bafite. Hanze aha hari ibintu byinshi bishaka kutwambura agakiza, hari ibintu byinshi bishaka kudukura mu bushake bw'Imana, ariko umuntu wasobanukiwe akamenya Imana, agundira ako gakiza, akagundira ukuri kw'Imana yamenye, akagushikamamo, nibwo abasha gutsinda bya bindi byose. Nicyo ijambo ry'Imana ritwigisha, gukomeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Kuko mu gukomeza icyo wamenye, mu gukomeza ka gakiza ukakagundira, aho ngaho niho hari ubutsinzi bwawe
bwawe, aho niho uzakura rya kamba Imana izakwambika ubwo uzaba wamaze gutsinda bya bindi byose bikurwanya bishaka kugukura mu byizerwa. Rero shikama mu ijambo ry'Imana, mwene data mukundwa, wowe uduteze amatwi, komeza icyo ufite. We wagiriwe ubuntu ugahabwa ako gakiza k'ubuntu, gakomeze. We wagize ubuntu bwo kumenya Imana, fata Imana uyikomeze, ntiwemerere ikintu icyo ari cyo cyose kugukura ku Uwiteka Imana yawe. Imana ikugirire neza kandi Imana igufashe. Turabona yuko isi ya none irugarijwe, isi ya none ifite ibibazo, isi ya none iragenda ihindagurika. Urasanga uko abantu basengaga kera bagifite ububyutse, ariko uyu munsi wajya kureba ugasanga ibintu biragenda byivanga, isi iragenda yivanga n'itorero. Noneho ugasanga uko ibinyejana bigenda bihita, agakiza cyangwa imyizerere cyangwa ukuntu ijambo ry'Imana abantu baryizeraga biragenda bihindura isura bitewe n'ibihe abantu bagezemo. Umuntu wamubaza akavuga ati ariko wowe ntabwo ureba aho ibihe bigeze. Ntabwo ijambo ry'Imana rijya rita agaciro, kuko ibindi bishobora guhinduka, ariko ijambo ry'Imana ryo ntirijya rita agaciro. Uko ryari ririho kera, uko ryari rifite imbaraga, niko na n'uyu munsi rigifite imbaraga. Umwuka wera wahumekeweho abo bantu banditse ijambo ry'Imana ibitabo 66, uwo mwuka niwo ukiriho na n'uyu munsi. Imana ntisaza, Imana ntipfa, ntihinduka, kandi ya Mana yakoraga ibitangaza kera n'uyu munsi iracyabikora. Amena. Imana iracyakora ibitangaza kuri buri muntu wese wayikomejeho, kuri buri muntu wese ukora icyo ijambo ry'Imana rimubwira. Umuntu wese wizeye Uwiteka Imana, Imana iramwiyereka. Muri ibi bihe turagenda tubona Imana, umuntu utaravuye ku Mana akayikomeraho mu bihe bikomeye, Imana iramwiyereka ikamukorera ibitangaza. Hari benshi bahura n'ibibazo nk'ibi bibazo byugarije isi, ugasanga abantu bavuye ku Mana. Ni benshi bavuye ku Mana, ariko wowe ukiri kumwe nayo, wowe ukiyizera, shikama, urabona kugira neza kw'Imana, urabona ibitangaza Imana igukorera. Mboneho no kubwira abantu bajya bibeshya cyane bakavuga ngo ibintu ngo by'agakiza, ngo ibintu ngo by'abakirisitu, ngo ni ibintu byazanywe n'abazungu, ngo n'abakorone. Oya, Imana iriho, Imana igira neza. Ni ukuvuga ngo niba hari abantu bagiriwe neza bagahishukirwa iby'Imana bakabyandika, ni historical figures. Abo bantu banditse iby'amateka bakandika Yesu uko yabayeho, uko yapfuye, uko yazutse, uko yagiye mu ijuru, babera bakabyandika. Ni amateka. Ndetse n'abajya mu bihugu muri kiriya gihugu cy'Isirayeli aho byabereye, nuko byagenze, barabibona bagasanga kuko byabayeho. Ntabwo wakuraho amateka, ntabwo wahakana amateka, kandi niba byarabaye kuri bariya, ubwo butumwa bukatugeraho, nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari propaganda y'abantu b'abakoroni bazanye hano, ariko niba baratugejejeho uko kuri, twebwe tukagupuratika uko kuri, bikatugirira akamaro, ndetse tukagenda tubona ibimenyetso n'ibitangaza iby'abatubanjirije, tukabona umwuka wari bariho natwe uratugeraho, tukabona indwara zikira, tukabona ibimenyetso n'ibitangaza n'uyu munsi bigaragaza ko Imana iriho. Ntabwo ngewe navuka muri iki kinyejana ngo mpakane ibyabayeho mu myaka 2000 byashize. Ntibishoboka. Imana iracyariho, n'ibimenyetso biratugaragariza ko Imana iriho. Ahubwo ahangaha aravuga ngo dukomeze ibyo dufite, dukomeze ibyo twizeye, dukomeze iryo jambo twabwiwe n'abo bantu. Abo bantu nubwo bari abakoroni, nabwo baje ari abantu b'abamisiyoneri bagakora ibyo bashaka kujya, ariko bakatuzanira ijambo ry'Imana tukabona rifite ukuri, uko kuri tukagukomeza, ntacyo bitwaye. Ibyo mbigeranya n'icyapa kiba kiri hariya ku muhanda. Icyapa niba kiri hariya kikanyobora ngo njye wenda Nyabugogo, njye Byumba, njye Nyagatare, njye Musanze, icyo cyapa kigaguma aho ngaho, njye nkagera aho ngomba kugera, ubwo ngubwo njyewe navuga yuko nta kibazo. Icyo cyapa nubwo kitageze aho kigomba kugera, ariko njyewe nageze. Niba abo bantu baranzaniye agakiza, njyewe nkabona kamfitiye akamaro, njyewe nkabona kahinduye imibereho yanjye, niba nari umunyabyaha nkabona ndahindutse, sinkigendere mu byaha, nkabona inyungu mu kwakira agakiza, ikibazo kiri he?
Pasita ugize neza cyane uvuze kuri icyo kintu cy'abantu bahakana imana bitwaje ngo ni iby'abazungu, ngo nta mana iriho, ngo ni ibintu by'abazungu babashyizemo. Buriya ntawagukuramo ukuri wamenye. Nk'ubu nkanjye ntabwo waza ngo umbwire ngo imana ntiriho, ngo umpindure unyumvishe ko itariho mbyemere kandi narayibonye. Nk'uko ubivuze koko zaba ari inyigisho z'abazungu, upfa kuba warafashe iyo nyigisho wowe ikakugirira akamaro, ukabona ihinduye ubuzima bwawe, izanye ingaruka nziza ku buzima bwawe. Ikintu cyose kigufitiye akamaro, kikugiriye akamaro, wowe uduteze amatwi, ntuzigere ukireka. Imana ni Imana. Imana ibera Imana umuntu wayizeye akayikomezaho, niwe ubona imirimo y'Imana ikora. Kuko nkanjye nk'uko nari mvuze nti nta wambwira ngo imana ntiriho ngo mbyemere. Narayibonye inkiza indwara zananiye abaganga, inkiza indwara yankijije umwingo nta wumbaze. Narabivuze, ubwo buhamya narabutanze, nzahora mvuga imirimo y'Imana itangaje yakoze. Rero wowe uhakana ko Imana itariho, ubwo ngubwo sinzi uko umeze. Ushatse Imana wayibona. Imana ni Imana kandi iriho na n'uyu munsi iracyakora, iriyereka umuntu wese ufite umutima uyishaka. Ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo dore icyazanye Yesu Kristo ni ukumaraho imirimo ya Satani. Imirimo ya Satani ni iki rero? Imirimo ya Satani ni izo ndwara zizana urupfu. Imirimo ya Satani ni ibyaha birimbura abantu. Imirimo ya Satani ni ako gahinda. Imirimo ya Satani ni ubugome bwo mu mutima. Imirimo ya Satani ni ishyari. Imirimo ya Satani ni ukwicana. Imirimo ya Satani ni ibibazo, ni ibyaha mbese. Ariko noneho icyazanye Yesu ni ukugira ngo adukize ibyo byaha, aduha umudendezo. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwami bw'Imana si ubwo kurya cyangwa, ahubwo ni ubw'amahoro n'ibyishimo no gukiranuka. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi wa none Imana iradutegeka kugira ngo dukomeze ako gakiza, dukomeze uwo mudendezo w'Imana, dukomeze ko gukiranuka kw'Imana, noneho tubone ikamba. Hari benshi bavuga ngo iryo kamba bazaryambikwa ngo bamaze gupfa, baravuye muri iyi si. Ariko no muri ubu buzima Imana ishobora kukwambika ikamba. Imana ishobora kukugirira neza. Imana ishobora kugukura ku cyavu ikakwicaranya n'ibikomangoma. Imana ishobora kugukemurira ikibazo. Imana ishobora kugukura mu bukene. Imana ishobora kugukiza izo ndwara wavuze. Kandi Imana ishobora kuguha umudendezo, ikaguha amahoro. Rero wowe muntu wari ufite gahunda yo kureka ibyo wakiriye, kureka agakiza, uyu munsi wa none ndagukangurira kugira ngo ufate icyemezo cyo gukomeza ibyo wakiriye, ukomeza ako gakiza, ukomeze urwo rukundo wagiraga, gusenga wasenga ugukomeze, ntuzave mu gakiza, ntuzagwe, Imana ikugirire neza. Uwiteka Mana, ndagushimiye yuko udufashije kugira ngo tugeze iri jambo ku bwoko bwawe. Nsengeye buri muntu wese wari ufite intege nke zo kureka agakiza, kureka ibyo yakiriye, ndamusengeye kugira ngo umuhe gukomera muri ako gakiza, umuhe gukomera muri urwo rukundo, kandi nizeye yuko igihe kizagera akabona ineza yawe. Urakoze kumvishe gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Shalom. Rero nitwa Pastor Nsengimana Sylvester. Muri iki kiganiro menya ukuri, telefoni yanjye ni 0788635996. wifuza kudutelefona, wifuza kutubaza, kandi wifuza ngo dusengane, ndagira ngo izo nomero uzandike, uzimenye, kandi Imana ibagire neza. N'umuvugabutumwa Goreti Muhongerwa yabaha inomero ze. Nomero yanjye ni 0782473245. Imana ibaha umugisha.